basoserdoti biyeguriye Imana, babyeyi barezi, banyeshuri tuze kwizihiza ibiri y'uburezi muri uyu mwaka wa Diyoseze ya Kigali, tunasoza cyumweru cy'uburezi Gatolika, aho muri uyu mwaka tugira tuti ndera neza, nkure neza, nkore neza, kugira ngo dushobore kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Ibire rero aba ari igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye muri iyi myaka 50. Iyo dusubiza amaso inyuma tubona Imana yadukoreye, ingabire yaduhaye tukayishimira. Ibi bikadufasha no kumenya aho tugeze, noneho tugategura ejo hazaza tubitura Imana nk'uko yadufashije mu byo twanyuzemo, n'ubu bikomeze kutuba hafi no kuduherekeza mu byo duteganya gukora muri iki kivi kigurikiyeho. Uburezi nk'abakristu tubarebana amaso y'ukwemera, tukarushaho kubona neza inshingano ikomeye Imana yaduhaye mu burezi. Niyo mpamvu kuva kera abogezabutumwa ba mbere, abamisiyoneri bagera mu Rwanda ndetse n'ahandi hose, aho bageraga banzaga gushinga misiyoni hamwe n'ishuri, misiyoni n'ishuri, bakigisha inkuru nziza ariko bakajijura n'abantu. Dufite rero byinshi dushimira Imana mu burezi muri Diyoseze ya Kigali. Turashimira Imana amashuri yubatse uburezi muri Diyoseze ya Kigali. Tugashimira Imana abana bafite impano zinyuranye n'ubuhanga Imana yagiye iduha. Tugashimira Imana abarezi b'abahanga Imana yaduhaye muri iyi myaka, bitanga bakabikorana urukundo rwa kibyeyi, ari byo dukesha uburezi n'amaboko yubatse iyi diyoseze n'umusanzu wacu mu kubaka igihugu. Yesu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu akavuka mu bantu, mu muryango mutagatifu w'i Nazareti, akaharererwa, agakura ategurirwa ubutumwa. Iyo tubizirikanye, banyeshuri bana, mujye muzirikana ko Yesu yabaye umwana nkamwe. Yesu yabaye umwana nkamwe mu myaka yose mufite, yayinyuzemo, kumwibonamo kandi no kumusaba ngo akubere urugero. Babyeyi barezi, Yesu yabaye umwana nk'aba ngaba turera mu myaka yose barimo, mu myaka yose banyuramo. Yesu yigize umuntu, akura nk'umuntu ku buryo ibyiciro byose by'ubuzima bwacu yabinyuzemo. Babyeyi rero barezi, kubona mu bana turera, kubabonamo ishusho ya Yesu Kristo nawe wanyuze muri icyo kigero. Yemeye kurerwa mu rugo rutagatifu rw'i Nazareti, urugo rutagatifu. Bikira Mariya na Yosefu baramurera nk'ababyeyi n'abarezi. Tukaba tubafiteho urugero rwiza rw'ababyeyi n'abarezi bareze umwana w'Imana. La pédagogie de la Sainte Famille ni urugero rwiza
rw'uburezi, kuko Yezu Kristo yaje kutubera urugero rw'umuntu wizihiye Imana kandi wizihiye n'abantu. Urwo rutagatifu rw'i Nazareti rero ni icyitegererezo cy'uburezi gatolika. Baduha urugero rw'urukundo n'ubwitange, urugero rwo gutega amatwi abana no kubaha umwanya, tubabonamo abana b'Imana. Gutega amatwi umwana, umubonamo umwana w'Imana, wumva ko ufite ubutumwa bwo kurerera Imana. Igihe umwana Yezu wabuze, nk'uko twumvise mu Ivanjiri, barahangayitse cyane, bamara iminsi 3 bamushakisha bamubuze. Kubura umwana birababaje, ababyeyi murabizi, ariko noneho kubura Yezu ni ukubura Imana mu buzima bwacu, ku buryo byari bibabaje kurushaho. Igihe bamubonye barishima cyane, ariko baramubaza bati, batugenje ute? Uzi ukuntu duhangayikishije. Bamutega amatwi, arabasubiza ngo bumve impamvu. Ati, mwanshakiraga iki? Ikibazo nyine gitangaje. Muyobe ko ngomba kuba mu nzu ya Data? Muyobe ko ngomba kuba ndi mu mirimo ya Data? Bo ariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye, ariko nyina akomeza kubibika. Bikira Mariya akomeza kubibika mu mutima we no kubizirikana. Babyeyi barezi, gutega umwana amatwi no kumwumva ni ingingo ikomeye igize uburezi. Mu murongo w'uburezi nyir'ubutungane Papa Francisco yadusigiye, dusaba gutega amatwi abana. L'écoute les enfants ni ingingo ikomeye igize uburezi gatolika. Babyeyi barezi, mujye mufata umwanya mutega amatwi umwana. Yakoze ikintu gitandukanye n'icyo mwari mumwitezeho, utega amatwi wumve impamvu, kugira ngo mushobore kugendera hamwe. Cyane cyane ko umwana Imana yamuremye mu ishusho ryayo, kugira ngo tumumenye kandi tumwumve, nuko tumubona muri iyo shusho y'Imana. Niyo mpamvu uburezi gatolika kandi n'uburezi nyakuri busaba kugira ukwemera. Igihe Yezu bamushakiye mu bantu bisanzwe, bamushakaga ku buryo busanzwe mu bana bandi, bareba bagasanga siwe, uwo bajya gusa bagasanga siwe, bagaheba, bagashakisha mu bavandimwe n'inshuti, batashakisha mu baturanyi, bashakisha mu baperere baje i Yerusalemu bose gusenga, bagasanga ntawe ubarimo. Mu mujyi hose baraheba. Noneho Bikira Mariya ati, reka, bamaze gushoberwa, ati, reka tujye mu ngoro gutura Imana agahinda kacu. Mu gihe bagiye mu ngoro gushaka Imana, mu gihe bateze amatwi Nyagasani ngo bumve ijambo rye, bumvise ijambo rye, bumva ni Yesu. Akebutse abona ni Yesu ubwe, niwe uvuga. Yesu ni Imana, umwana w'Imana. Kumubona ni ukubona Imana, gushaka Imana ni ukumushaka no kumubona. Ibi rero bituma
mubona ari nabyo babwira ati mwashakiraga he handi ko nagombaga kuba ndi mu nzu ya data mu mirimo ya data. Babyeyi rero bavandimwe, kugira ngo tumenye umwana by'ukuri nuko tumurebera mu ishusho y'Imana. Kugira ngo twumve umwana nuko tumwumva mu ishusho y'Imana, mu ishusho y'umwana w'Imana, nuko tumubona mu maso y'ukwemera nk'umwana w'Imana, tukamurera nk'umwana w'Imana, turerera Imana. Ababyeyi bagomba kumenya ko Imana irema umwana yamuremye imufitiye umugambi n'ubutumwa, imufitiye gahunda azasohoza. Bigasaba rero gutega amatwi abana, kuko bifitemo umubano wihariye n'Imana, bafitanye gahunda n'Imana n'ubutumwa bateganyiriza. Bigasaba rero kubatega amatwi no kubaha icyo Imana iba yarateganyirije umwana. Kuko umubyeyi ashobora kwitambika mu mugambi w'Imana. Bijya bibaho umwana wiyumvamo umuhamagaro, ababyeyi bakavuga bati turumva ibyo ntabwo ari byo tukwifuriza, ntabwo ari byo dushaka. Gutega amatwi umwana ukamenya umugambi yifitemo, ko ushobora kuba ari wo mugambi w'Imana yamuremeye, yamugeneye, imutegurira, kugira ngo ugenze gahoro mugendane nawe kandi ubiture Imana, kugira ngo urusheho kumwumva kandi umubone muri iyo shusho y'Imana y'ukwemera. Mariya rero yateze amatwi umwana Yezu, akomeza kubizirikana mu mutima. Uko umwana yakuraga agenda arushaho kumva icyo yababwiye. Yezu nawe aduha urugero rw'umwana wubaha ababyeyi, wumvira, nk'uko Ivanjiri bivuga ati nuko ajyana nabo i Nazareti agahora bumvira. Uko Yezu yakuraga niko yakundaga, niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, akanyura Imana n'abantu. Imana rero ifatanya n'ababyeyi kurema umwana ikamuha ubuzima bw'umubiri, ikomeza no gufatanya nabo hamwe n'abarezi kumuremamo ubumuntu, kumuremamo ubuntu, urukundo, uburere bamuha kugira ngo akure neza, ejo azashobore gukora neza, gusohoza neza inshingano ze, ahesha Imana ikuzo kandi abe ingirakamaro mu muryango we no mu gihugu. Mu burere rero bamuha ababyeyi, abavandimwe bose, umuryango mugari, dukwiye kumubona muri iyo shusho y'Imana. Uko akura igenda irushaho kugaragara. Nkuko twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'Imigani, umubyeyi aratoza umwana kubaha Imana no kuyizera. Uwo ni umusingi ukomeye tuba duhaye abana mu burezi. Ababyeyi barezi, dutoze abana gukunda Imana no kuyizera. Ni inkingi ikomeye mu buzima. Nkunda kuyita life jacket. Aka gakote bambara iyo abantu bagenda mu bwato mu mazi magari. Ubwato buramutse burohamye, utazi koga kandi nubwo waba ubizi uroga ukananirwa, ariko ako gakote
gatuma ureremba, niyo utazi koga, niyo unaniwe, niyo uzi koga ukagera aho unanirwa, ntabwo urohama, komeza kureremba. N'uburezi butoza umwana gukunda Imana no kuyizera mu buzima bwe, ubumuhaye uburyo life jacket ituma atazigera rohama mu nyanja y'ubuzima. Kubatoza kwicisha bugufi, be kwiratira ubuhanga bwabo, impano umwana afite, ubuhanga bwe, ubukungu, kumva ko byose umuntu abikesha ubuntu bw'Imana, ahubwo akayishimira kandi akabikoresha mu kugirira abandi akamaro, aho kumubera impamvu yo kwirata no kwirara ngo yibagirwe n'Imana cyangwa se yibagirwa abavandimwe, kuko Imana niyo ibiduha ku buntu kandi ikabiduhera kubikoresha kugirira abandi akamaro. Gukura wumva ko wahawe byinshi, azabazwa byinshi. Impano, ubuhanga, ubumenyi Imana iba yaraguhaye, ibiguhera kuyihereza ugirira abandi akamaro. Bana rero, nimwumvira ababyeyi muri Nyagasani nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwira, atubahe so na nyoko, kandi namwe babyeyi murera abana mubikorana urukundo, nimubakura umutima, ahubwo mubarere neza, mubakosora kandi mubagira inama zikomoka kuri Nyagasani. Iyo neza nabo bazayibitura, muzizihirwe mugeze mu zabukuru.